Hello guys, inshuti zanjye, nishimiye kongera kubana namwe kuri iyi channel ya Rwanda Auto Skills. Noneho ubu ngubu tugiye kureba ibimenyetso 10 by'ingenzi dashboard ikunda kwerekana iyo moteri yahuye n'ikibazo. Hari abantu bakunda kubona bimwe muri bino bimenyetso 10 ntibamenye ibyo ari byo cyangwa se ntibasobanukirwe ikibazo cyaba kirimo kirabitera. Rero nta bindi bibitera, reba usobanukirwe neza. Tugiye kureba ibimenyetso 10 by'ingenzi dashboard ikunze kwerekana iyo moteri cyangwa se imodoka yawe yahuye n'ibibazo bimwe na bimwe. Icya mbere ni check engine light. Check engine light, ikimenyetso cya mbere dore ngiki dashboard ikunze kwerekana. Ariko aya magambo arimo ngo check engine light, akenshi na kenshi ntagaba arimo, ntagaba yanditsemo, ahubwo haba hibereyeho iki gishushanyo cyangwa se iki kimenyetso kiri aha ngaha kibikwereka ubwo iyo ubonye kino kimenyetso dashboard yawe irimo kukikwereka, ubwo nyine ugomba kumenya ko ari check engine light. Hanyuma rero check engine light ibirimo kukumenyesha ko hari system za moteri zitarimo gukora neza, nka sensor za moteri zituma moteri ikora neza, na fuel system cyangwa se exhaust system na ignition system. Ikibazo cya kabiri rero ni oil pressure. Niba ubonye dashboard yawe irimo kwereka kino kimenyetso cya oil pressure, ubwo ugomba kumenya yuko amavuta muri moteri yabaye make cyane cyangwa se yabaye low. Ariko nanone wibuke ko aya magambo ariho ngo oil pressure yoyo ntagaba ariho, habaho kino gishushanyo cyonyine. Uba ugomba kumenya ko kino gishushanyo cyangwa se kino kimenyetso kirimo kwereka yuko ari oil pressure. Cya gatatu rero, nujya ubona kino kimenyetso kimeze gutya nyine nawe urimo kukireba, ujye umenya yuko ari coolant temperature warning. Iyi coolant temperature warning ibigaragaza muri moteri ko amazi yabaye makeya, ko moteri irimo gushyuha ku rwego ruri hejuru. Rero ubwo nuzajya buri kugenda ukabona muri dashboard yawe hajemo kano kamenyetso, ujye umenya ko moteri yawe yabuze amazi, irimo gushyuha cyane. Ubwo twagiye ku kimenyetso cya kane. Ikimenyetso cya kane rero ni battery warning. Nuzajya ubona kino kimenyetso mu gihe urimo kugenda, ujye umenya yuko kuri battery yawe hari ikibazo. Battery yawe ishobora kuba yahuye n'ikibazo cy'uko itarimo gucaginga. Turabizi neza yuko iyo imodoka irimo kugenda, uko igenda alternateri igenda icaginga battery. Noneho rero twagiye ku kimenyetso cya gatanu gikunze kugaragara muri dashboard. Ikimenyetso cya gatanu rero ni manufacturing indicator light. Nuzajya ubona rero kino kimenyetso mu gihe utwaye, ujye umenya yuko iki kimenyetso cya manufacturing indicator light ni kimwe n'ikimenyetso cya engine light. Aho bitandukanira rero ni uko bisomwa, ariko ibimenyetso biba byerekana byose ni bimwe, cyangwa se ibibazo biba byabaye muri moteri byose ni bimwe. Ubwo rero nujya ubona muri dashboard yawe hajemo kino kimenyetso cya manufacturing indicator light cyangwa se engine light warning, ujye umenya ko byose ari bimwe. Twagiye ku kindi kimenyetso cya gatandatu, aricyo glow plug indicator. Nujya ubona kino kimenyetso kimeze gutya, ujye umenya ko ari glow plug indicator. Aho glow plug indicator ikundwa gukoreshwa mu modoka ifite moteri ya diesel engine, ishinzwe kongera ubushyuhe muri combustion chamber. Ubwo rero nujya ubona kino kimenyetso kimeze gutya, ujye umenya ko glow plug zawe zahuye n'ikibazo, zitarimo guproducinga bwa bushyuhe muri combustion chamber. Ariko wibuke ko muri dashboard ntago aya magambo yakwereka, ikwereka kino gishushanyo cyonyine kimeze gutya, kino kimenyetso kimeze gutya, nicyo ikwereka cyonyine, ukamenya ko ari glow plug indicator warning. Noneho rero twagiye ku kimenyetso cya karindwi, emission warning light. Nujya ubona kino kimenyetso muri dashboard yawe mu gihe urimo kugenda, ujye umenya yuko exhaust system, imyotsi irimo gusohora cyangwa se imyuka irimo gusohora ntabwo iri nomo. Ishobora kuba irimo gusohora ibyotsi byinshi, cyangwa se irimo gusohora imyotsi y'umweru myinshi, cyangwa se na catalytic converter itarimo gukora neza. Noneho rero twagiye ku kindi kimenyetso cya munani gikunze kugaragara muri dashboard, ni engine power reduced. Nujya ubona kino kimenyetso muri dashboard yawe, ujye umenya ko imbaraga za moteri zabaye nkeya. Akenshi na kenshi usanga throttle body yagize ikibazo cyangwa se sensor yayo itarimo gukora neza.
ugasanga irimo sensa yayo yapfuye, ntabwo irimo kwinjiza umwuka wagenwe cyangwa se ugenewe kwinjira kugira ngo hoherezwe kino kimenyetso cya engine power reduced kuri dashboard yawe, cyangwa se air fuel mixture yinjira yabaye nkeya. Noneho twagiye ku kindi kimenyetso cya 9 aricyo fuel cap loss. Nujya ubona kino kimenyetso kuri dashboard yawe mu gihe urimo kugenda, ujye umenya yuko wa mufundikizo uba upfundikiye kuri fuel, kuri tanka ya fuel, ko ushobora kuba wafungutse, kandi iyo wafungutse bituma pressure ya fuel iba low, iba nkeya. Noneho twagiye ku kimenyetso cya nyuma cya 10 aricyo engine misfire detected. Ujye umenya ko siren imwe cyangwa se irenze imwe zitarimo gukora neza muri moteri. Ubwo bishatse kuvuga yuko muri sirenda harimo ikibazo, hashobora kuba harimo kwinjiramo fuel nkeya, cyangwa se spark plug umuriro wayo ari mukeya, cyangwa se umuriro urimo kuza kuri spark plug ari mukeya, spark plug igatanga igishashi kitagenewe. Ubwo uri kumva muri sirenda ntabwo biri bugende neza, kubera ko ntabwo irimo kwakira neza ibyo yagenewe kwakira. Noneho twagiye ku kimenyetso cya nyuma cya 10 aricyo engine misfire detected. Ujye umenya ko siren imwe cyangwa se irenze imwe zitarimo gukora neza muri moteri. Ubwo bishatse kuvuga yuko muri sirenda harimo ikibazo, hashobora kuba harimo kwinjiramo fuel nkeya, cyangwa se spark plug umuriro wayo ari mukeya, spark plug igatanga igishashi kitagenewe. Ubwo uri kumva muri sirenda ntabwo biri bugende neza, kubera ko ntabwo irimo kwakira neza ibyo yagenewe kwakira. Ibi rero tubonye byose hamwe ni ibimenyetso 10 bikunda kugaragara kuri dashboard iyo moteri yagiye ihura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Nujya ubona bino bimenyetso 10 tubonye hano, ujye uhita umenya ikibazo kirimo kubitera. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora like, ukore share, ukore subscribe, usangize na bagenzi bawe. Ntiwibagirwe no gushyira igitekerezo cyawe muri comment. Naho utasobanukirwa watwandikira muri comment tukabafasha. Ubwo rero naho ubutaha ku zindi video, ciao ciao.